ndaza kuba mbereka step by step mwese uburyo dukoresha iki gikoresho. Reka mbanze nse nkugira gutya kugira ngo buri wese aze kuba bibona mu buryo bwiza kandi bumworoheye bunamugaragarira. Hanyuma aka nako gashobora kujya ahangaha, hano nako kakaza kakajya hano, ngaka nako kakaza kakajya hano, n'aka kakaza kakajya hano. Hanyuma rero urabona ko ari akantu keza cyane. Ladies and gentlemen, uyu munsi reka mbereke nakuraza kubitahura ko ngenda nzana ibikoresho. Igikoresho reka nacyo ngitereke hano kugira ngo tuze gukomezanya step by step. Reka mbanze bakire guys, abari mu burasirazuba, abari burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru na hano mu mujyi wa Kigali, mwese ndabasuhuje. Umunsi mwiza kandi ibyo mukora byose Imana ibajye imbere, ibahe ibyo uyu munsi mwese mushaka mu buzima bwanyu, kuko iba yiteguye kubiduha buri munsi kandi uko ibyifuza nuko buri wese agubwa neza. Nanjye ndabifurije rero inshuti za Rwa Innovation Hub, reka nakire n'abandi bantu baba badukurikiye uyu munsi ari ubwa mbere bakandaho hasi kuri subscribe kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu mu ba mbere. Dukomeze uyu munsi rero. Hano hari igikoresho ngiye kubereka. Iki gikoresho abantu benshi murakizi, my dear friend, batagira umuntu uyu munsi uza kumvora, hanyuma ariko no kuba utakizi si ikosa. Iki gikoresho tucyita blender. Igikoresho rero ubundi blender yo mu rugo ushobora kuza gusanga itameze gutya, ariko zose zigira ibikoresho bimwe by'ingenzi. Iki gikoresho rero nagira ngo basobanurire unarebe ibintu byinshi utaruzi kuri iki gikoresho. Kubera iki ubundi akenshi bavuga ngo blender irya umuriro cyangwa mo kimwe ikurura umuriro mwinshi. Impamvu ikurura umuriro mwinshi, iyi blender iyi ngiyi ifite ubwayo ni moteri. Iyi moteri rero ni AC, ni mpamvu tuyicomeka kuri wa muriro wacu dukunda kuba dufite mu mazu yacu, dusanga muri zino raronje cyangwa no mapuresi. Guys, umuriro uba utandukanye na wa wundi twita DC uva ku mapano. Hano ndi kugira ngo usobanukirwe impamvu iyi blender irya umuriro mwinshi. Iyi ubwayo wabanje umenya ko ari moteri. Kubera iki? Urabona ko ikoresha umuriro wa AC. AC twamaze kuwusobanura inshuro nyinshi, ni umuriro wa reg cyangwa uwa DC twamaze guhinduramo AC dukoresheje ibikoresho byabugenewe. Ahangaha rero ndagira ngo mbereke ukuntu iyi blender nk'iyi ngiyi dufite ahangaha, ino 220 muri kureba ahangaha kugera kuri 440, nuko na frequency ndabona iriho ya 50 kuri 60. Ino AC voltage ubwayo baba batubwiye ko ari AC. Hanyuma hagira ngo hari ikindi kintu ugomba kumenya, reba ifite watt zigera kuri 850. Guys, iki ni kimwe mu bintu bituma blender iyo icometse ikonsoma umuriro mwinshi. Nukuvuga ngo mo hano imbere muri kureba ufunguye hano harimo amavise, murebye neza hariya ni ivisi ririmo, even ahangaha harimo ivisi. Hanyuma ahangaha iyo ufunguyemo usangamo moteri. Iyi moteri rero yayo niyo ikoresha ziriya wate zingana 850. Ahangaha rero ndagira ngo iki ni igice cya mbere cy'ingenzi. Iyi ni ubundi blender, cyane cyane ko uramutse uje direct utashyizeho cya kindi cyo hejuru, ugacomeka gutya, ugacomeka muri raronje yawe, ugacomekamo neza, ugacana blender yawe, urumva ko iri kwaka. Ahangaha ihita yaka. Iyo yatse urumva ko abari iyi ngiyi niyo mashini, iyi niyo blender. Ahandi ujya ku isoko ubanza urebe ko blender yawe ari original, umenye n'umuriro ikonsoma ni kangahe. Hanyuma rero iki kindi cy'igitopu muyikunda kubona, iyi ngiyi ni jage. Ni jage yayo, iyi ngiyi idufasha mu by'ukuri kuza gukoreramo ya juice. Ahangaha rero ni ndagira ngo mbereke ukuntu abantu
batazi uburyo iyi blender ibikoze, ni ukuvuga ngo ahangaha igiramo kano kajiya, aka kajiya niko kaza kakambarana n'ahangaha, noneho ya mashini yacu kuri moteri hano ikaza kuza igakaraga kaka blade, rwa rwembe rurimo hagati. Urabona ko nanjye ndamutse ngakaraze ahangaha, urabona ko iyi blade yahita itangira kwikaraga. Uraza rero urabona ko ifite amenyo neza aza akambara na hariya muri ariya menyo y'iyi moteri yacu. Guys, uri kubibona? Ni ukuvuga ngo uraza ukambikamo neza gutya ikicara. Bitabujije kuvuga ngo kwa kundi iyo ucanye hikaraga ruriya rushinge. Urabibona? Hikaraga ruriya rushinge. Ruriya rushinge rero nirwo hano n'urushinge buri twita blade. Iriya blade cyangwa urwembe. Ruriya rwembe rurikaraga rukikaraga rugahita rugenda rugasya bya bintu washyizemo. Nta kindi. Iyi ni uko blade ikora. Ahangaha rero ikintu ugomba kumenya ni iki? Ugomba kujya ubanza ukitondera kino kintu ari cyo uyu munsi nari ngamije kukwereka. Aha hantu urabanza ukareba ko ya blender yawe ifunze neza. Urumva biramutse byikaraze bidafunze neza ni ikibazo. Ahangaha ugomba kuba ubizi, uzi no kubireba ahangaha ko blender yawe ujya ugomba no kuhafungura ukabanza ugakoreramo amasuku ahangaha hose. Ibi bice byose rero ni ibice bya blender kandi by'ingenzi buri muntu wese agomba kumenya. Dore ubundi iyi niyo blade, nirwo rwa rwembe rukata za mboga, rugakata za mbuto, rugakata bya bindi byose. Uri kubona hano harashyaye n'ahangaha harashyaye. Then aya menyo cyangwa ubu bugi nibwo buza bugakata bya bindi byose mujya mubona. Ikintu rero ugomba kwitondera cya mbere kuri blender ni ukureba ko ino pati ifunze neza. Nakuvuga ngo uraza mu gihe umaze kuyoza ukaterekamo ino pati yawe ya blade, ubundi ukaza ukagira gute, ugafata ya cover ukaza ukinjizamo rwa rwembe ya blade yawe, ubundi ugafunga neza gake gake, mwibuka ko iki ngiki ari n'ikirahure, ukongera ukumva ko kamesemo neza hano hasi, then ugafunga. Niba udafite n'imbaraga mu kuboko, ureba umuntu ufite imbaraga w'umusore akagufungira, ariko nanone atayiturikije, kugira ngo ntari hasi amazi atazabasha gutambuka akajya gutwika ya moteri. Then ibi bintu buri mutekinisiye wese agomba kubimenya, si abatekinisiye gusa. Iki kintu ugomba kumva ko gifunze neza pe mbere yo gutereka muri ya blender yawe. Hano ugomba kubanza ukumva neza ko ifunze, ubundi ugacana. Urumva ko irahinda neza nta kibazo, za speed zose, cyangwa ukanazimya. Urumva ko blender yawe iba iri gukora neza. Hano ndagira ngo nkwereke izi speed zayo. Izi speed zayo ziragera muri nkingi mfite igira speed 5. Iyo ukanze ahangaha muri P, iyi P ni direct ikoresha, then muri rimwe, muri 0 ni ukuzima, muri rimwe ni ukwatsa like this, ukajya muri kabiri, kugira ngo muri kubibona kuza ukagira kuri 5. Ni speed zitandukanye bitewe n'ibintu naje ushaka gukora. Hanyuma iki gikoresho guys, abantu mugikoresha is very important kukimenya no gukora kari akantu nkweretse kariya ko gufunga iyi ino blade yacu. Ya blade ukayifunga igakomera. Ikindi kintu kibanze ugomba kumenya nuko iyo uri washyizemo ya za mbuto zawe, za ji cyangwa ibindi bintu uri gusya, ugomba gupfundikira, kubera ko udapfundikiye, iyo udapfundikiye za mbuto zigira gute, ziraza zikikaragamo hariya bigasimbuka. Ikindi ugomba kumenya ni icyo ngicyo, ugapfundikira, warangiza ukaba wacana blender yawe ugasya ibyo ushaka gusa like that. Thank you. Uyu munsi ni umunsi w'ingenzi w'iki gikoresho nanone kidufasha mu mirimo myinshi itandukanye.
hari gukora amaji, hari gusya ubunyobwa, ariko ako bunyobwa ko ntabwo ari akangaka naberetse. Ahangaha nagira ngo mbanze mbereke ukuntu muzajya mubanza mugafunga ahangaha ku kino gikoresho cyawe, kikaba gikomeye cyane. Then ufite ikibazo watwandikira muri comment cyangwa ikindi gikoresho tuzagukoreraho. Turashe dukomeze n'izindi video aho ngaho kuri channel yanyu. Thank you very much mwese mwadukurikiye kuri no video y'uyu munsi. Muri abantu b'ingenzi cyane kandi turabakunda. Hanyuma uri kubona tuba tufitiye decoration nziza, mu gihe buri wese ashobora kumenya ukuntu yakoresha bya bikoresho byacu bikoresha amashanyarazi, bikoresha electronique. Guys, dufite video nyinshi, dufite ibintu byinshi tuzakwigisha, wowe dukurikire 5 kuri 5. Ciao ciao.